ngusuze cyane ukunda Iris TV Rwanda, ndizera ko umeze neza, ndizera ko Nyagasani akurinze, ndetse ndizera ko uguwe neza cyane rwose. Ubwo reka nkubwiye ko ari kuwa gatanu, it's Friday, ariko nanone amakuru murabizi tuba twayakusanyije menshi cyane. Iyi ni saga ya BadRama ubu tuvugana wamaze gusohorwa mu nzu mu mujyi wa Arizona aho yabaga. Ubwo benshi muraza kutubaza ngo bimeze bite, na makuru natwe twakurikiranye. Ni nyuma yuko rero ngira ngo yari yagiranye bushyamirane, yari yagiranye kutavugana neza na nona kwita nyirinzu, ubwo niwe wari umucumbikiye. Hano rero byaje kuba ibindi bintu, dore ko BadRama yanagaragaye noneho ubwe nyirubwite asaba imbabazi. Ariko wakwibaza uti bimeze gute? Na amashusho yagiye hanze, murabizi numwe mu bagabo ba rwiyemezamirimo, numwe mu bantu bakomeye cyane bakoraga ibikorwa bitandukanye, harimo kwiyemeza imirimo, yakoraga tourism, yakinaga amafilme, ariko by'umwihariko twamumenye mu muziki, numwe mu bantu b'investings cyase batanze amafaranga muri uyu muziki. Bigera naho abantu benshi banibaza bati ese koko BadRama bihagaze gute? Uyu munsi rero ngira ngo ni saga imaze iminsi ivugwa, twayigarutseho ngira ngo ejo bundi twe twagize ikiganiro. Witwa Eric Semuhungu anavuga ko rwose ngo batasuzugura sebuja, hariwe Basil, ufite Basil Industries, ufite The B Lounge, ufite The B Hotel n'ibindi byinshi cyane. Hano rero byaje kugaragara neza ko Basil yahawe inzu. Ni nyuma yuko Eric yari yashyamiranye, yatukanye na BadRama, umwe ageraho yandikira undi ati mu by'ukuri twubahane, ntuzanamenyere ibindi bintu by'abantu b'abagabo, ntuzigere na rimwe ushaka gufata umuntu w'umugabo ngo umugereranye n'ibyo byawe. Ndetse abwira na Eric, aramubwira ati mission zawe ni mission zitari nziza, namubwira mu buryo budashimishije ati ibyo urimo wowe no guhena, ndetse atabagabo nibaganira ntukaganire ntukavuge. BadRama rero akaba avuga ko yashinjaga ibihumbi 30 uwo bita Basil, ndetse uyu mukire we rwose byanavuzwe ko nyuma haje kugaragara ko hari inyandiko zigaragaza ko yareze, ndetse ngo amaze kurega BadRama warabihakana, ariko abihakanye ku munsi wo kuwa gatanu nibwo byavuzwe ko ngo BadRama yareze kugira ngo haze kuba ubujurire, ariko ngo biranga, byanze rero ngira ngo nibwo yahamagajwe mu rukiko. Ku munsi wo kuwa gatatu ninjoro nibwo inyandiko zasohotse ku itariki 12 ngira ngo, ndetse byaje kugaragara ko yaba yahawe gusohoka mu nzu. Umunsi ukurikiyeho yasomewe ari saa 3 za mu gitondo, ndetse binavugwa ko umunsi ukurikiye saa 3 zuzuye ariko BadRama azabasohorwa mu nzu. Tibyagenze gute? Ni inkuru yabaye impamo koko, amashusho yasohotse hanze aho mu mujyi wa Arizona nyine ku saa 3 za mu gitondo baje ku nzu. Ubwo no ubuyobozi nyine waba bishinzwe kugira ngo baze kureba ko inzu imeze neza. Baje gusanga rero inzu aho iri mu mujyi wa Arizona ni inzu nziza cyane, inzu rwose isa neza, yasaga neza. Ahangaha ni mu mujyi wa Arizona, ariko baje gusanga ibikoresho byinshi, harimo ibyo mu nzu by'ibanze, harimo biyari, harimo ibitanda, amateleviziyo, amasorori, ibyo bita shisha babizi, ngira ngo abenshi bo muri Amerika babyita hookah, babisanze mu nzu. Ni inzu BadRama yaramazemo igihe, dore ko nyuma yuko yabaga muri Amerika ariho yiberaga. Ariko nandi makuru namenye nuko ngo yaba uyu mukire Basil nawe afite amafaranga ahagije, yaba nacumbikiye abastar benshi batandukanye. BadRama rero wasizemo n'ibikoresho, harimo inkweto, harimo imyambaro. Ubwo ugenda ku mpande zitandukanye, abazi biyari, ibi ni pool table zirimo, amateleviziyo harimo ibikorwa bitandukanye yakoreragamo. Mwibutsa ko ino nzu yarimo restaurant yakoragamo nyine nk'umushoramari, dore ko BadRama atigeze yicara nyuma yo kuva mu Rwanda. Ngira ngo mu Rwanda yakiniye amafilme, ariko nyuma yo kuva mu Rwanda yagiye muri Amerika, ndetse n'umwe mu bantu bagenda mu modoka nziza ya Escalade. Ntabwo yahasize, iyo ntabwo igaragara, ariko ibyo batekeraho, intebe bicaraga bazaga muri restaurant kurya bya biryo byacu byo mu Rwanda, amapalette, ndetse n'ibindi byinshi cyane. Biragaragara ko byasigaye, muri kubibona biri muri video, intebe nyinshi rwose, amasofas birahari, biragaragara ko bihari mu nzu. Aha rero wakwibaza uti BadRama yerekeje hehe?
reka mbanze ngaruke kuri video yashyize hanze. Ibi byose turahita tubikomeza, ariko reka mbanze nshyire video yashyize hanze we BadRama avuga ati njyewe mfite live ndetse nzasobanura ati uyu mukire yanjyanye mu rukiko yampohoteye ati ndetse icyo dupfa ni business ntago twapfa inzu. Reka mwiyumvire ngaruke mu kanya nkomeza n'ubundi nuko nabateguriye amakuru ari exclusive, ariko nanone ndaza no kumva bimwe mu byo Semuhunga mushinja, namwe muraza kujudginga. Comments ndazikeneye, share, likes, byose subscribe muzime kabisa fresh cyane. Reka ngaruke mu kanya gato noneho mbereka ibikorwa byose nyuma yuko BadRama n'ubundi agiye kuza yiregura. Ndaje mbere kuko bihagaze. Guys, nongeye kubasuhuza ndetse no kubashimira abakomeje kumba hafi ibibazo byose ndi gucamo. Nshima n'Imana Nyagasani. Cyo nababwira nuko nanone ngira ngo abo nturisha cyangwa se mbabwire ngo mutuze, kuko ndabona abanyandakira bambaza bahangayitse. Ibyo ndabyumva birumvikana, ugendeye ku byo muri kubona wahangayika, ariko icyo ngira ngo mbabwire ibyo mwumva byavuye mu nkiko. Niyo mpamvu nababwira impanganye n'ibintu bitoroshye kandi bikomeye. Urukiko ni ibyo ngibyo umuntu yakubikiriye akaba yabasha gukorera ibimenyetso yihimbiye n'ibiki. Urukiko rubigenda rukagushinja ibyaha byose, ko niyo mpamvu ruguha amahirwe kugira ngo ujurire. Ndetse nanabibutsa ko ujure bwabaye bw'ejo atari ubwanjye, niwe stili n'undi wajuriraga kugira ngo abona nyikijije vuba bishoboka. Yumva ko yabigeze, ariko siko bimeze. Amategeko arakomeza n'inkiko zirakomeje, kandi tuzabikurikirana tubigereho. So ikindi ndagira mbabwire, imba ari ikinzu icyo nacyo mwumva kiri muri ibyo bihimbano, kuko Basil ntago ari umugabo twapfa inzu. N'umugabo nanjye nkaba umugabo, turitunze, umwe afite business ye. Nta nubwo naje muri Amerika kujyana nirwe kwishyura inzu, naguma mu rugo mfite aho kuba. Mu rugo ni amahoro, nta kimbuza kuba nabamari, sibyo. Ikindi ni muri Amerika wakwaka n'inzu y'ubuntu na leta irazitanga ukayibamo kugira ngo ujyane ibibazo n'umuntu. Ahubwo ikibazo dufitanye murakizi, ni ikibazo cya business. Rero kugira ngo anyikize yakoresheje iyo tufu, kuko n'ubundi inzu yo yari ihari kandi nayibagamo, ariko nayishyuraga, nta n'ideni murimo. Ibyo byose nzabibasobanurira n'umunsi wa nyuma duherukana n'ibyo twavuganye byose nzabibasobanurira, kandi nzanayibereka mu buryo bw'inyandiko, sibyo. So mwihangayika, ku cyumweru nzajya live, naba mfite imbaraga zaje zitaraza, ariko iyo live igomba kubaho kugira ngo isi imenye ukuri kw'ibiri kumbaho. Nta muvugizi ngira, nta nani mfite mvugira. Aho mvugira ni iwanjye, ni kuri page yanjye, aho mpurira n'inshuti zanjye n'abavandimwe, n'ubundi niho bizanyura. Tuzabane rero mbabwire ukuri kwihishe inyuma y'ibi binyoma n'ubu bugome bwose ndi gukorerwa, kandi Imana izabikemura. Ukuri guca mu ziko ntigushye, uko byagenda kose ikibazo kizagaragara, ariko na mbere y'uko hajya n'undi ubibemeza, reka nanjye nzabanze mbihera ukuri kw'ibyo bintu. Abafite ubwenge bazicara babyigeho. Nizere ko muzakoresha ubwenge bwanyu butandukanye n'ubw'aba propagandiste biwe muri kubona. Namwe murebe nyine ibyo byose biba nabo bavuga, abo nibo bashoboye gukorana nawe nibo urwego rwe rwo gukorana nabo ngabo, sibyo. Naho ubundi ntabwo umuntu azaza imbere ya kamera avuga ati ngiye boss untunze ukwezi amezi 5 n'ibiki, arangiza yafata undi yamutuke. Nese n'iki wabuje kubwira abantu nyine mu gihe umuntu ari boss wawe? Nese boss wawe amuvugana, nese wakuma ko boss wawe ari igisambo kana kigutunze. Ibyo byose nizo propaganda, muzirinde, ariko murindi ukuri nzakubaha. BadRama byinshi yiregura. Ibi byose rero yireguraga ngira murabyumvisha. Afite live ku cyumweru, ndagira ngo twese tuzabe turiho. Nirinze kujya mu comments, negereje ko ku cyumweru rwose, umunsi wo ku cyumweru tuzabashyira muri updates zose bwazaba harazatubwira ibye. Ariko icyavuzwe nuko yaba yasohotse mu nzu mbere yuko umunsi ugera, cyangwa se mbere yuko polisi iza kubyikorera, dore ko ngiyitinze polisi niyo ibizamo. Ibi wakwibaza ibintu bye byari biri mu nzu bijyahe. Muri Amerika ngo babijyana muri cyo bita trash, cyangwa se bakabijyana muri poubelle. Ubwo byose turagenda tubikurikirana turababwira. Kwibutsa ko kandi BadRama rimwe mu bantu baba manager beza b'umuziki, ndetse inzu yitwaga The Main ni inzu kabisa nayo ya fresh cyane itunganyaga umuziki. Harimo abahanzi ba Marina, Safi Madiba, J Paul Nyakwigendera,
ndetse n'abandi benshi cyane. Reka tugumeho turebe ese byifashe gute, ndetse ubwo nkurarikire kuzakurikirana kuri munsi wo ku cyumweru live asobanura uko ibintu bimeze. Ese business arafatanye na Basil ni yihe n'ibindi byinshi cyane. Iris TV, subscribe, share and comments. Niba rero ndiguhera niba oya yambwiye oya wibireka tuvuge byose. Je namubwiye nanze kubivugaho, nanze kuvuga ibirimo hano. Ndibujya kuri comment. Sorry not sorry. Sorry not sorry. Ejo bundi wowe si waciraga abandi imanza niba abana b'abakobwa ba Emerine. Imanza nongera aho uga platform umuntu wansebyaga ngo uri kumukoresha interview, icara wige ubundi wowe ukora business gute n'umubillionaire kandi mutari ku rwego rumwe, wasanga ushaka no kumusebereza business. Kuba mutuye hamwe mwese mutuye USA ntabwo bivuze ko muri kuri same level. Wiharabika boss Basil, otherwise ibyaha biri kwiyongera. Yahise afata kotinga y'amagambo yanjye ngerike ngabagabo nibavuga ngo jyuceceka kuko ntuzi cyuri cyo hano na business yo guhenirimo. Nta gitekerezo watanga ikindi nabandi bamukorera muri hano mufite platform mwitonde mbere yo gusakuza. Burya jya kuvuga hari impamvu kandi mba niteguye urugamba rwose. Namwe muri moso boss wawe nanjye yari boss sinabihakanye, nawe ejo uzamumenya. Ikiriho rero ni ikihe biri kugira mfite imyanzuro y'umuranza uzi gusoma icyongereza. Trikeze neza urakoze. Uyu munsi turi ku itariki 12 z'ukwa kabiri. Iyi ngiyi ni court yitwa Maricopa County Justice Court Arizona, iri South Mountain Justice Court. Mupenda has not submitted rent payment. issue y'inzu Ngo unable to do so at this time, appeal abandoned. Kuko yagiye kuburana na Basil kwa kari munzu za Basil aracumbitse. Yagize imana kandi nzangagarwa cyane. Bagiye bubaha n'Abanyarwanda bemera akagucumbikira umunyarwanda hariya akaguha inzu BadRama nta cyabomba ariko yaragihomba. Mani Basil acumbikiye anahora gucumbikira abantu bamukodesha we harimo ibyamamare mani. Nta kibazo mutanye nabona nubwo nabavuga ariko ngera ko bafite social security. Ahubwo nako abatanga kujyanye n'ibyo nataza kumwumva. Uba kera hari bafite akantu kitwa social security. Ibi biba byabaye bitabijya kuri background check. Ujye gusaba ahantu hose utungutse tayari. Ni nkuko wabonye waba uri muri babihemo. Nukuva babihemo aha. Ni nko kuvuga ngo hano babawikiza muri CRB. Ariko bose iriyo hano ni bazimana ibyumweru bibiri iyo bamaze kwikira company bakatavamo. Hano ho niyo wishiye ugumamo imyaka 7.